Nyagasani Yezu nabane namwe. Amagambo yo mu Ivanjiri ntagatifu uko yanditswe na Luka. Muri iyo minsi Mariya yaragurutse agenda yihuta ajya mu misozi miremire mu mujyi wa Yuda, agera kwa Zakariya aramusa Elizabeti. Nuko Elizabeti yumvise indamutso ya Mariya, umwana atwite yisimbiza mu nda, maze Elizabeti yuzura Roho Mutagatifu, arangurura ijwi ati, wahebuje abagore bose umugisha, n'umwana utwite arasingizwa. Mbikesha iki kugira ngo nyina w'umutegetsi wanjye angenderere? Dore mbaye nyumva indamutso yawe, umwana yisimbagizanya ibyishimo mu nda yanjye. Urahirwa wowe wemeye ko ibyo watumweho na Nyagasani bizaba. Nuko Mariya nawe aravuga ati, umutima wanjye urasingiza Nyagasani, kandi uhimbajwe n'Imana umukiza wanjye, kuko yibutse umuja we utavugwaga. Rwose kuva ubu amasekuruza yose azanyita umuhire. Ushobora byose yankoreye ibitangaza, izina rye ni ritagatifu. Impuhwe ze zisesekarizwa abamutinya bo mu bihe byose. Yagaragaje ububasha ubw'amaboko ye atatanya abantu birata. Yahanantuye abakomeye abakura ku ntebe zabo, maze akuza abintamenyekana. Abashonji yabagwirije ibintu, abakundwa basezera amaramasa. Yagobotse Isirayeli umugaragu we, bityo yibuka impuhwe ze, nkuko yari yarabibwiye abakurambere bacu, abigirira Aburahamu n'urubyaro rwe iteka. Mariya yamaranye na Elizabeti nk'amezi 3 abona gutaha. Iyo ni Ivanjiri ntagatifu. Agasingizwa Kristu. Bakristo bavandimwe, banje kubifuriza umunsi mukuru mwiza wa Bikira Mariya ajyanwa mu ijuru. Uyu munsi twizihizaho Bikira Mariya ajyanwa mu ijuru, ni umunsi mukuru ukomeye mu kwemera kwacu. Ni umunsi dushimira Imana tukayisingiza
kubera ubutoni yagiriye muntu muri Bikira Mariya imutorera kubyara umukiza, nyina wa Jambo, umuremyi w'ijuru n'isi, Jambo waremye byose. Bikira Mariya amubera umubyeyi mu kwigira umuntu kugira ngo akize abantu. Ni umunsi dusingiza umubyeyi Bikira Mariya watubyariye umukiza. Bikira Mariya amaze gutorwa no kwakira ubutumwa bwo kubyara umukiza, yarateruye nk'uko tumaze kumva mu ivanjiri muri cya gisingizo, ati amasekuruza yose azanyita umuhire kuko Uhoraho yankoreye ibitangaza. Ni igitangaza gikomeye kugira ngo Bikira Mariya abe umubyeyi w'umuremyi. Ibi ni ibintu bijyanye n'ukwemera kwacu, kuko Imana yigize umuntu. Yezu Kristu yari Imana koko, Jambo waremye byose, akaba kandi ari n'umuntu koko, yigize umuntu koko. Gutyo rero mu kuba umuntu abyarwa na Bikira Mariya. Kuba ari Imana koko akaba n'umuntu koko wabyawe na Bikira Mariya, biha icyubahiro n'ikuzo bikomeye umubyeyi Bikira Mariya, akaba umubyeyi wa Jambo, umubyeyi w'umuremyi. Ari byo rero Bikira Mariya yahanuraga ati amasekuruza yose uko agenda asimburana azanyita umuhire kubera ibitangaza bikomeye Imana yankoreye. Ibyo rero twateraniye kwizihiza no gusingiza Imana kuri uyu munsi. Bikira Mariya mu butumwa bwe bwo gufatanya n'umukiza gukiza abantu yahawe Roho Mutagatifu. Yahawe Roho Mutagatifu bugira kabiri. Marayika Gaburiyeli Imana yatumye yaramubwiye ati Roho Mutagatifu azakumanukiraho, maze ububasha bwa Nyirijuru bukubundikire mu gicucu cye, ndetse ugiye kuvuka azaba ari intungane kandi azitwa umwana w'Imana. Mu gutorwa Bikira Mariya yahawe Roho Mutagatifu, yuzura Roho Mutagatifu. Kuri Pentekosti naho yahawe Roho Mutagatifu hamwe n'intumwa, akaba ari umubyeyi wuzuye Roho Mutagatifu, akaba icyitegererezo cyacu na gihamya yuko ikuzo ridutegereje mu gutunganira Imana hano ku isi no gusabana nayo mu ijuru aho atuvuganira. Bikira Mariya mwene muntu, umwari wa Siyoni, watorewe kuba umubyeyi w'Imana agahabwa ikuzo, akaba yinjiye mu ijuru n'umubiri we n'amaraso ye. Ni biduha ukwizera, bikaduha na garanti natwe y'ikuzo ry'Imana ridutegereje, ko umuntu adaheranwa n'urupfu, ahubwo yaremewe kuzataha ijuru mu ikuzo ry'Imana. Assomption rero ni umunsi ukomeye dusingizaho umubyeyi Bikira Mariya, umubyeyi wacu, nk'uko Yezu ku musaraba yamuturaze agira ati mubyeyi, abwira Yohani wari uhagarariye abemera munsi y'umusaraba ati dore umubyeyi wawe. Bikira Mariya akamubwira ati dore umwana wawe. Mu isomo rya mbere twumvise umugore wisesuyeho ikuzo, ukwezi kuri munsi y'ibirenge bye, naho ku mutwe yatamirije ikamba ry'inyenyeri 12
nuko abyara umwana w'umuhungu ugomba kugenga amahanga yose n'inkoni y'icyuma, maze uwo mwana ajyanwa ku Mana ku ntebe yayo y'umwami. Umubyeyi wisesuye w'ikuzo n'inyenyeri 12 yari kubise, akaba yaribarutse umukiza wacu wadutsindiye sekibi. Mu bubabare bwe ku musaraba, umwana wa Yezu Kristo ababara agapfira ku musaraba, Bikira Mariya yari kubise byo kubyara Kiliziya, umubiri wa Kristo. Nibyo bise Yohani intumwa yahishuriwe. Yezu Kristo mu bubabare bwe n'urupfu rwe ku musaraba akazuka, nuko yatsinze sekibi n'urupfu, adukingurira amarembo y'ubugingo. Yohani intumwa yahishuriwe uyu mubyeyi n'umwana we Yezu Kristo umukiza mu rugamba rwo guhashya sekibi ubushaka kwigarurira isi, ariko umwana we Yezu Kristo akamutsinda, agatsinda sekibi. Hano munsi rero Kiliziya umuryango w'abemera uhura na sekibi ubuza amahwemo, utoteza, ushaka gusenya umuryango w'abemera, kwigarurira abantu no kubaheza mu rupfu. Akaba ari rwo rugamba umukiza Bikira Mariya tubyariye yaje guhashya sekibi no kumutsinda. Kristo umukiza wacu rero wabyawe na Bikira Mariya yemeye kubabara no gupfa ngo adutsindire urupfu, adukingurire amarembo y'ubugingo bw'iteka. Bikira Mariya nawe yajyanywe mu ijuru, umubiri we na roho ye, biduha natwe amizero y'ubugingo bw'iteka n'amizero y'izuka ko umuntu adaheranwa n'urupfu, ahubwo yaremewe gutaha ubugingo bw'iteka mu ikuzo ry'Imana mu ijuru hamwe n'umubyeyi Bikira Mariya. Yezu Kristo amaze gutsinda sekibi n'intwara ye y'urupfu ahora adukangisha, azuka mu bapfuye ajyana na Bikira Mariya mu ijuru. Natwe rero aya niyo mizero yacu. Nk'uko twumvise Pawulo mutagatifu abitubwira ati, nuko byose bizarangire igihe azegurira ubwami Imana se yamaze gusenyagura icyitwa ubuhangange, ubutegetsi n'ububasha cyose, kuko agomba kwima ingoma kugeza ko azashyira abanzi be bose munsi y'ibirenge bye. Umwanzi w'imperuka uzarimburwa n'urupfu. Urupfu ni rwo mwanzi wa nyuma wa muntu, duhora turuhunga, ruhora rudukanga, ariko Kristo yararudutsindiye, biduha amizero y'ubuzima bukomeza na nyuma y'urupfu, ku buryo mu buzima bwacu hano duhora turangamiye Kristo n'umubyeyi Bikira Mariya mu ikuzo ry'ijuru. Mu byo dukora byose tugomba kwiteganyiriza no kurangamira ubugingo bukomeza no hakurya y'urupfu. Ibyo dukora byose bigeraho bigahagarara, kuko iyo umuntu yirunduriye mu bikorwa n'ubuzima bwa hano ku isi gusa, ntatekereze n'ubugingo bw'iteka, arangira nabi, asoza nabi ubuzima bwe, nta mizero. Muri uyu mwaka wa yubile y'ubutungane Papa yagize umwaka wa mizero. Amizero
nyamukuru ya muntu n'ubwo bugingo bw'iteka, ari nabyo biduha umurongo w'ubuzima mu buryo dukora byose hano ku isi n'imyitwarire yacu. Umuntu ntiyuname mu by'isi gusa, ahubwo akaba ari ku isi ashinze ibirenge, akora ibyangombwa bisabwa mu kwiteza imbere no kubaho, ariko nanone anazirikana kandi arangamiye yizigamira no mu bugingo bw'iteka, ari nabyo bimuha amizero no mu bigeragezo ahura nabyo hano ku isi. Ikuzo rya Bikira Mariya rero no guhirwa kwe abikesha ukwemera kwe, abikesha ukwemera gukomeye kugizwe n'urukundo no kwizera Imana, akemera guhara gahunda ze zose n'imigambi ye nk'umuntu kugira ngo ashyire imbere umugambi w'Imana no gushaka kwayo. Igihe amenyeshejwe ubutumwa Imana imuhaye, yagize ati, dore ndi umuja wa Nyagasani, ugushaka kwawe gukorwe mu buzima bwanjye, nicyo mbereyeho, nibwo buzima bwanjye, niwo mukiro wanjye. Bikira Mariya rero ni urugero rwacu mu kwemera no kwakira ugushaka kw'Imana mu buzima bwacu, mu byo dukora byose tukaba turangamiye duharanira gukora ugushaka kw'Imana ngo tuyitunganire. Bikira Mariya yari yuzuye Roho Mutagatifu, ayoborwa na Roho Mutagatifu. Bana bacu mugiye gukomezwa, mugiye guhabwa Roho Mutagatifu nk'uko Bikira Mariya n'intumwa bamuhawe ku munsi wa Pentekoste. Umubyeyi Bikira Mariya nk'uko yabidusabye ikibeho mu butumwa yaduhaye, kujya twizihiza iminsi ye mikuru no kumwiyambaza. Uyu munsi turamwiyambaza by'umwihariko nk'uko yafashije intumwa kwakira Roho Mutagatifu no kubasabira Roho Mutagatifu akabamanukiraho. Natwe bana bacu uyu munsi turabasabira ku mubyeyi Bikira Mariya ngo natwe adufashe kwakira Roho Mutagatifu, adusabire Roho Mutagatifu abamanukireho, kandi n'umuryango wacu wose awusakaremo, bidufashe gutunganira Imana. Rero mujye munyiyambaza kugira ngo mbafashe gutunganira Imana, mwizihiza iminsi mikuru yanjye, muvuga isengesho ry'ishapure, mucyo tumwiyambaze, tumusabe anadusabire Roho Mutagatifu kugira ngo ajye abayobora n'ingabire ze nk'uko mugiye kuzihabwa mu isakaramentu ryo gukomezwa. Za ngabire ndwi za Roho Mutagatifu zibafasha gukura no kuyoborwa na Roho Mutagatifu. Mujye mworohera Roho Mutagatifu abayobore. Rya jwi rikubwira riti, iki ni kibi wigikora, nubwo kikureshya, nubwo kikuryoheye, ariko ni kibi, ingaruka zacyo zizagusiga habi. Emera kwigomwa no kugihara. N'ijwi rya Roho Mutagatifu riba rikubwira, iki ni cyo cyiza, bari cyo ukora, nubwo kikuvuna, nubwo kigusaba kwitanga no kuvunika no kwigomwa, nicyo kizakugeza ku mukiro, nicyo kigufitiye akamaro, bari cyo ukora. N'ijwi rya Roho Mutagatifu mu mitima yanyu. Twese iyo ugiye gufata icyemezo, iyo hari icyo ugiye gukora, iyo hari icyo ugiye kuvuga,
ni Roho Mutagatifu ubukubwiriza, tujye tumwumvira kugira ngo dushobore gutunganira Imana no gukurikiza urugero rw'umubyeyi Bikira Mariya. Nyagasani Yezu nabane namwe. umwanya ugiye gukurikiraho n'uwitangwa ry'isakramento ry'ugukomezwa. Abakomezwa muraguma aho mwicaye mukurikije amasantrali yanyu, kimwe n'ababyeyi b'abatisimo aho bicaye. Ni umwepiskopi utanga isakramento ry'ugukomezwa. Icyakora